banjirije muvandimwe umugaragu w'Imana Muzese batukura narumvise cyane zatumye bihurirana n'icumwuka yashize ku mutima bisa naho bigenda byuzuzanya. Yego. Bigenda byuzuzanya, rero biruzuzanya ntabwo bisa iteka ryose ijambo ry'Imana rigenda ryuzuzanya. Turaganira rero kuri teme ivuga ngo urugendo mu bukristo. Kandi iyi teme tuganiraho iraja kugusha mu ijambo rivuga ngo ubumenyi Imana itwifuzaho aribwo bugira imbaraga z'ubukristo. Yego. Iyo twiswe abakristo badutangiye urugendo, ariko urugendo ruzasozereza mu bumenyi, kandi ubumenyi buduhindura abakristo nyabo Imana yishimira. Amen. N'urugendo rero nari nagize bingora gusa naho formula cyangwa se ngena uko nyita, hari aho nageze nkibaza nkavuga ngo inzego mu bukristo, ariko nsanga ni Ikinyarwanda cagora cyangwa se ijambo ryagora kuko ubukristo kubwita ngo harimo inzego zasa naho bidasobanutse, ariko mu by'ukuri agakiza duhabwa karangana, ariko abakristo baratandukanye, bari mu nzego zitandukanye. Aya magambo yose nkoresha arabafasha kugira ngo mwumve intego cyangwa icyo twifuza kugeraho mu ijambo ry'Imana tuzaganira muri iyi minsi ibiri. Yego. Reka kuri iyo teme tuzaganiraho uyu munsi ndavuga igice cya mbere, ejo nzasoza mu gice cya kabiri, kandi ngisozereze mu ijambo rivuga ngo umukristo wamenye ni nawe munyamasengesho uzuhindura ibintu. Kuko iki ni igicaniro tugomba kugusha mu izina ry'intego ikiduhusha. Tuzareba isengesho nyaryo n'irihe, isengesho nyaryo rikomeye n'irihe, kandi riva mu bumenyi buduhindura icyo Imana ishaka. Inyigisho zacu rero zifite ibice nka bitatu. Harimo icyo navuga ngo ijambo ryo gutangira, tuvugamo ibintu nka bibiri. Yego. Icya mbere ni uko tugaragaza ko agakiza ni ubukene rusange bwa kiremwa muntu. Buriya tugira ubukene butandukanye. Hari abatunga amafaranga ariko bakagira aho barabatunze pe, ariko bakagira ubukene bw'ubuzima bwiza mu buryo bwa sante. Hari abandi nabo bagira ubuzima bwiza, sante nziza, ariko ugasanga ibifatika ntabyo bafite. Hari ugira amafaranga akifuza kuba yarize amashuri menshi, akabona ugira amashuri menshi akarushwa amafaranga. Aho ugenda ureba abantu bagenda batandukana. Ariko iyo ugiye kureba ubukene rusange uwaremwe wese ku isi, ari umwirabura, ari umuzungu, ari umukire, ari uwitwa ko adafite amafaranga n'ibindi, icyo duhuriyeho twese ari n'icyo Imana iza yitegereza ikavuga ngo uyu ni umukene. Yego. Ni ubukene bw'agakiza. Amen. Niyo mpamvu buri Imana iyo ibonye hari umuntu uhagurutse kugira ngo arwanye ubwo bukene, isi irahaguruka, ibihugu bikagira politiki ikomeye yo kuvana abantu mu bukene, kandi ikabubakira, ikabavana muri nyakatsi, ikagira ite rwose abaturage bakanezerwa kandi n'ubuyobozi bukanezerwa. Yego. Ariko hari iyo duhagurutse kandi abafite ubwo bushobozi n'itorero kurwanya ubukene bwo kutamenya Imana, ubukene bwo kudakizwa, Imana ikagaragara natwe mu buryo bwose. Amen. Kuko ni ikintu rusange ku muto, ku mukuru, uwo ari we wese.
yego icyo ni icya mbere. niyo mpamvu iyo usomye mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 aravuga ngo kuko bose, ijambo rikomeye riri aha, ni bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. yego ni ukuvuga ngo nta n'umwe wavuga ko yashikiriye imbaraga z'Imana mu bushobozi bwe, mu mbaraga ze yashimishije Imana. ni ukuvuga ngo rero ubwo bukene buri wese arabufite. icya kabiri nuko muri ubwo bukene Imana yatanze ubutunzi, kandi buri wese afite wakise, buri wese afite gusingira. niyo mpamvu Bibiliya yerekana ko inzira y'agakiza n'imwe gusa, ni Yesu Kristo. Dukenye yuko ubutunzi burahari, yego ariko ubu butunzi nta handi bubonerwa, ni muri Yesu gusa. hari ababyitiranya bakaja mu idini, ukagira ngo none idini rizamuha ubu butunzi bwitwa agakiza, abandi bakaja mu mirimo myiza. hari abantu reba kenshi bakagonganisha amadini n'intambara zidashira, ariko inzira ni imwe, Yesu wenyine niwe tuza, n'iriba tuvoma, buri wese akazana igikoresho cye agatega akavoma ubwo butunzi. ukuri ibyo ni ibintu bibiri nagira ngo manze nerekane, ubukene buhari ariko n'igisubizo Imana yatanze. amen. niyo mpamvu iyo usomye muri Yohana, ibi ni ibintu tumenyereye twese abarimo bakurikira, muri Yohana igice cya 3:16 akavuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, abari mu isi, ntabwo ari muri kontinent, abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. amen. uyu ni umurongo ukomeye cyane muri Bibiliya, kandi uzingiyemo zose, ariko si ushaka gutinda, twanawize cyane no guhera muri Ekodime tunawufata mu mutwe. aha rero ni ibyo bintu bibiri nagira ngo mbere na mbere duse naho tugaragaza, kandi twebwe abaraha Imana ishimwe twamenye ko ubwo bukene buhari bufite, ariko ikindi cya kabiri yuko twayobotse inzira ituganisha kumara ubwo bukene, ari we Yesu Kristo. yego turaganira n'abantu tuzi ko ibintu bibiri babisobanukiwe. noneho rero iyo tumaze gusobanukirwa ibi, tuje rero mu isomo ryacu, twinjira rero mu rugendo twita urugendo rwo gukizwa, cyangwa se rw'agakiza, ariko rutuma twitwa abakirisitu, ariko urugendo rw'abakirisitu cyangwa se urugendo rw'abakirisitu. reka mvugemo ibintu nk'abingahe. icya mbere ni uko aka gakiza twagahawe ku bw'ubuntu, bishingiye ku mahitamo yacu. naha dutangirira rero urugendo. intambwe ya mbere naha umuntu we naha yinjirira. agakiza duherwa ku buntu, ariko amahitamo akaba ari ingenzi, amahitamo yacu akaba ari ingenzi. abavandimwe turi kumwe turimo tuganira, twese abaremwe bose bari ku isi bafite uburenganzira, kandi bafite droit, bafite n'ibyabo gutunga aka gakiza. ariko kandi urwo ni uruhare rw'Imana watanze Yesu. ariko rero amahitamo y'umuntu ni ingenzi. ni nayo mpamvu Imana itazaduhana cyane kubera ko twakoze ibyaha, izaduhana yuko twanze kunywa umuti udukiza indwara yitwa icyaha. yego nayo mpamvu hariya muri Yohana havuga ngo
mwuka naza azatwemeza iby'icyaha. Icyaha ntabwo ari ibyaha, icyaha ni ukutizera Yesu. Yego. Ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere dutera kugira ngo tube twinjiye mu bukirisitu ni ukwizera Yesu. Amen. Aha niho kenshi iyo twigisha abanyabuntu baza baje guprofita, ukazibona bagiye bacamo verse imwe gusa, akajambo kamwe, akaba ariko bagaragaza bakagira ngo basobanure ubuntu bwabo. Twakirijwe ku buntu, Yesu atanga, Imana itanga Yesu, ariko twizera buri wese akiyapropriye, agafata ako gakiza kakabake. Yego. Ariko aho tuba dutangiye kwinjira mu nzira, tuba twinjiye mu irembo Imana ishaka ko twinjiriramo, ariko igihe dusunika itubwira ngo sasa urakoze gutera intambwe, hari ahandi nifuza kugomba kugera. Amen. Imana ishimwe ko twese baraha urugwego twarugezemo. Imana ishimwe. Nicyo gituma navuze ngo inzego mu bukirisitu. Abaefeso 2:8-9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ni impano Imana itanga, kandi ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. N'Imana ibitanga, ntawarushije undi, ntawakoze cyane, ntawitanze cyane, nta ruhare twabigizemo. Imana iduha agakiza kangana. Hari ijambo zenda ibintu ashobora kwitiranya. Ntabwo Imana izitanga agakiza gake kuri bamwe ngo itanga agakiza kenshi ku bandi. Yego. Duhabwa agakiza kangana muri Kristo Yesu. Ukuri. Icyo ni icyambere, intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, iyo tumaze kwizera Yesu tugahabwa ku gakiza ku buntu, hari abenshi basigaraho. Yego. Ariko umuhamagaro w'Imana ntabwo ari umuhamagaro duhamagara gutinda aho hantu. Umwana iyo avutse mu muryango arasamwa akabyarwa, ariko iyo akomeje kuba bebe, uruhinja, agahora asa n'umunsi yavukiyeho, atera agahinda. Yego. Umunsi twizeye Yesu, twiswe ko tuvutse ubwa kabiri. Ariko ntabwo Imana iduhamagarira guhora uri impinja zisa n'umunsi wa anniversaire yo kuvuka mu mwuka. Kurya uruhinja rutera umwana utarakuze, ukadusanga umwana w'imyaka 10 aracasa na bebe, yageze 17 aracasa n'ufite imyaka 3, umubyeyi akicwa n'agahinda. Niko Imana izireba mu muryango wayo abantu badatera imbere ngo bagire urundi rwego bakandagiramo, batera Imana agahinda, kuko nubwo bakijijwe ariko baragera ku muti, bateye intambwe ngo bageraho Imana yifuza. Yego. Yego. Icya kabiri rero aricyo tuganira, icya kabiri twongeraho mu ntambwe ya kabiri, agakiza ntigasobanuye kubabarirwa ibyaha gusa, ariko harimo guhinduka. Yego. Buri wese agahinduka, ugasa na Kristo. Imana ishimwe. Aha niho Imana ntiduhamagariye guhora tuvuga ngo twarababariwe. Umuririmbyi ararimba ngo sinzibagirwa umunsi Yesu yinjiye muri nge, umunsi nababariwe. Ni byiza tukibagirwa uwo muntu, ariko ntiduhamagariwe kubarirwa ibyaha gusa, duhamagariwe no kwambara ishusho ya Yesu. Amen. Abaroma rero igice cya 12 umurongo wa 2, Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Amen. Arakomeza ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye
rwose. Amen. Amen. Umukristo ni umuntu wababariye ibyaha. Intambwe ya mbere wahindutse. Mu zindi ndimi dukoresha iyo bivuze ngo soyez transformé, ni transformation, ni ukuvuga ni uguhindura ishusho, ni uguhinduka ugahindura ishusho. Hari igihe uzuganira n'umuntu akakubwira ngo ubukristo buri imbere, ariko bamwitegereza ko asa na bwa bukristo avuga ukabubura. Ubwo Imana yaduhamagariye kudasa n'abandi. Yego. Yaduhamagariye gusa na Yesu. Umukristo utaragaragaza itandukaniro mu bandi, ngo n'abandi base naho babona ko Yesu bamumubona atanivuze. Ariko nanone bisobanura ko adakijijwe. Nuko atarakandagira mu rwego rwa kabiri. Yego. Guhinduka. Nukuri. Iby'iki gihe ni byinshi. Iby'iki gihe biratandukanye. Iby'iki gihe. Yego. Haleluya. 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 Wishushanye. Amen. Ikibazo gihari gikomeye n'urugamba turwana cyane twebwe abakijijwe ni ukugera muri uru rwego, kuba abantu batubona. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo muri nzandiko zisomwa n'abantu bose. Bavandimwe bari hano bakristo, dufite urugendo. Yego. Ugomba gutera intambwe tukava aho twatangiriye. Umunsi twizeye tukagenda dusa n'uwo duhamya n'uwo twizeye. Ari abamama, ari abapapa, ari abakozi b'Imana, wese igihindura isi si ibyo tuvuga twabaye byo, n'ibyo babona ko turi byo. Yego. Aha rero agakiza karangana, ariko kagenda kaguka muri twe. Ndakubwira abantu nkababwira ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hari umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo agakiza kaje ukizwa mu mwuka, ariko ubugingo ntibukizwa n'umubiri ntukizwa. Birahinduka. Kubera ko niyo mpamvu abantu iyo bavuze ngo wakijijwe ntuzuhindura isura, ntuzuhindura ubugufi cyangwa uburebure. Oya. Ndetse na bwa bwenge wavukanye n'aya marangamutima uko Imana yakuremanye n'ibindi biba bikurimo biba bihari. Ariko agakiza iyo kaje, ikintu umunsi Adamu acumura icyapfuye ni umwuka. Iyo Imana ije kurestora, kuzana ubuzima, ihindura umwuka, spirit, kuko umwuka niwo ukorana n'Imana. Noneho ni nayo mpamvu Imana yabwiye wa mugore Musamariya iramubwira ngo amazi nzaguha azahinduka isoko iduduriza. Ni ukuvuga ngo Imana izimanura isoko mu buzima. Hari n'ahandi muri Yohana havuga ngo ababyawe n'Imana imbuto y'Imana ibabamo. Ni ukuvuga ngo tuvuka mu mwuka, ya mbuto y'ubumana iri mu mwuka noneho ikagenda ishindura ubugingo, igenda ishindura n'umubiri. Ubugingo, amarangamutima yacu agahinduka, ubushake bugahinduka, ibyifuzo bigahinduka. Noneho bya byifuzo byamara kuba transforme, bigahindura uko tureba, uko tugenda, aho twicara. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ngo soyez transformé, duhinduke. Impamvu ikiduhindura kiturimo. Ugomba kureka rero. Ageze hariya mu gice cya 7 cya Yohana aravuga ngo iyo soko Yesu aravuga ngo abanizera izagira igihinduka imigezi itemba. Imigezi itemba ni ukuvuga ngo isoko iri mu mwuka iyo itemze ikagenda ifata ubugingo bwacu, igenda. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo twicishe ingeso za kamere, tuzicishe iki? Umwuka agenda afata, aganza, ategeka. Ngira ngo iki kintu tugomba kumenya ngo ese tugeze he mu guhinduka. Warakijijwe n'ibyo wakiriye Yesu, iyo imbuto ikiri. Amarangamutima yawe aracyameze nk'aya mbere cyangwa yafashwe n'ubumana? Yego. Ibyemezo byawe n'ubwenge bwawe, noneho n'imyitwarire n'imigendere byose birahinduka. Aha rero ni urwego rwa kabiri
imana isaba kugira ngo dushobore kugeramo. Urwa gatatu nuko iyo tugenda duhinduka kuko ni urugendo. Icya gatatu tugomba kumenya ko uburambe bw'aka gakiza kugenda duhinduka tuba transforme kugeza mu gihagararo cya Kristo, kuko Paulo yandikiye Abaefeso. Hari ibanga rikomeye Imana yahishuriye cyangwa se rigenga ubwami bw'Imana. Yego. Nuko ubukristo bushinze imizi mu bitagaragara. Iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 18, iri ni ibanga rifasha kugira ngo hamwe n'umwuka wera izo mpinduka cyangwa se urugendo twatangiye tuzarusoza no kubakira ubukristo bwacu kubitagaragara. Kandi urugamba turwana narwo mu bukristo turwana n'ibigaragara. Yego. Paulo yandikira Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 18 aravuga ngo natwe titureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Ubundi urugamba rwose cyangwa se competition hano mu isi bishingira cyane cyane ku bigaragara. Impamvu nguko intambara uzarwana n'imbaraga uzashira mu gikorwa bizajana n'icyo uhayibona imbere ugomba gusingira. Yego. Ariko Imana yo ngwije kugira ubukristo ibushingira kugira ngo bukomerere mu bintu bitagaragara. Ubukristo rero uzakomera niyo transformation ikagenda ikura kandi ukazizera neza ko uko yatangiye azasoza. Ni umuntu ufite amaso abiri. Yego. Ayimana tureba n'abandi bafite ariko birande y'umwihariko. Imana ishimwe. Ayumwihariko azabona ibitagaragara kandi abayagira bonyine n'abakristo. Imana ishimwe. Ntagira bose rero agira bamaze kugera muri cyiciro cya gatatu. Asante. Reka mbereke ukuntu rimwe na rimwe iyo tutasobanuye ku ijambo neza hari za herezi ziza zinjira mu butumwa, abantu bakagira ngo none bari ku murongo kandi babyishe. Reka tuvuge ku butumwa cyangwa icyo twita evangeli ya prosperity, ubutumwa bw'iterambere. Abantu bagenda bavuga ngo uwakijije ukizakwereka umuntu wagize n'Imana ngo imigisha. Ugasanga ibintu byose ntabwo Imana yubakira ubukristo mu migisha gusa. Birashoboka ariko hari kitaboneka, ariko bidasobanura ko imbaraga z'ubukristo butariho, kuko ibiboneka bigera igihe bigashira. Imana izaguha amazu menshi, izaguha amamodoka, izaguhe kwiga uminuza, ibyo bizashira. Kuko ntabwo Imana yacu ari Imana y'igihe gito. Iyo yubakira kubigaragara bishira, ni ukuvuga ngo ibyo yakaduhaye nabyo birashira. Imana yari igihe gito. Ariko umwihariko w'Imana ni umwihariko wo kubakira ibyacu n'ubukristo n'ibyiringiro byacu bitagaragara. Amen. Aha rero ha gatatu niho kenshi usanga iyo tutaragera muri urwo rwego rwo kugira aya maso abona ibitagaragara, usanga ubukristo bwacu bugenda buhungabana. Warakijijwe n'ibyo, Imana ishimwe, ugenda uhinduka, ariko kwa guhinduka kwawe kuzahura n'umuyaga. Kugira ngo uwo muyaga urenge n'iyo mivu, nuko havuka muri wewe amaso atagarukira kubigaragara, areba ibitagaragara, kuko nibyo Imana yubakiraho ubukristo bw'imbaraga. Amen. Niyo mpamvu rero aha nimba Imana ari ryo banga ryayo yo kubakira ubu bukristo abo turi bo, ikabubakira kubitagaragara,
mu rugendo rero tugomba gutera intambwe kugeza aho tugera tugatunga amaso areba akabona ibitagaragara. Reka mvuga iki kintu. Umuyaga n'imvura n'imivu yego yo mu isi yo mu mwuka ntiwayirwanisha ibigaragara, ntibishoboka. Imiyaga, imivu, imvura yo mu isi y'umwuka icecekeshwa n'abantu bafite amaso abona ibitagaragara. yego Ndagira ngo nkubaze, amaso yawe agarukira he? Ugiye ureba muri Bibiliya, intwari zose zanditswe muri kiriya gice cya 11 cy'Abaheburayo, ntabwo bavuga ubukirisitu gusa. Nubwo icyo gihe cyangwa abizera cyangwa abamenye Imana, kuko icyo gihe harimo n'abakera mu isezerano rya kera ijambo ry'ubukristo ryari ritarabaho, ariko ndavuga ngo abantu bamenye Imana. Ni ukuvuga ngo abari bazi Imana bagendanye n'Imana mu isezerano rya kera, natwe tugendana n'Imana mu isezerano rishya, duhuriye mu izina ryitwa ubukirisitu. yego Uzasanga urutonde rw'ubutwari bashizweho bagiyeho ni urutonde rujyana cyangwa rushingiye mu kugira amaso abandi badafite. amena Kandi aya maso areba iki? Amaso areba ibitagaragara. Imana ishimwe. Niyo mpamvu buriya bakoresha ijambo ngo kwizera niko kwatumye. Kwizera n'amaso yandi azabona yego atandukanye n'aya maso y'umubiri. Imiyaga rero iyo yabaye, abazatsinda suko bakijijwe gusa, nuko bamenye. Kandi bamenye ibyo bahawe n'amaso abona ibitagaragara. Kuko Imana, ubumenyi bw'ubukirisitu ni ukumenya ibanga riri mu bukirisitu, ibyo Imana yabitse muri envelope izafungura umunsi umwe. Reka urebe nk'ubuzima bwa Yobu. Iyo usomye igitabo cya Yobu cyarimo imiyaga myinshi n'imvura nyinshi, Satani yari kwibwira ngo aramunyeganyeza nk'abandi bose, ariko hari ijambo Yobu yavuze, aravuga ngo nyamara nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Haleluya. Ntabwo amubona amaherezo, iherezo rya byose nubwo bigifunze azagaragara, kandi ngo amaso yanje azamubona. yego haleluya. Aramubona ariko amaso azamubona. Yamubonaga akiriho kandi atamubona. Ni ukuvuga ngo ayo maso abona ibitagaragara yacecekesheje umuraba. Hari abakristo tubwira igihe tukanyura mu bihe nk'ibyo. Reka mvuge urugero muri ziriya ntwari zanditswe hariya mu gice cya 11 cy'Abaheburayo. Reka mvuge Aburahamu. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ngo yatuye mu mahema muri situation difficile igoranye. Amahema murazi muzi nkambi, ngo hamwe na Isaka na Yakobo abaraganwa bisezerana. Impamvu yabishoboye ngo nuko yatumbiraga umudugudu Imana yubatse kandi kagira gute kawurema. Imana ishimwe. Buriya Imana yubatse umudugudu, hari uwo twari twabona ariko tuzi kuriho bityo bitagaragara. Abantu bawureba bawutegereje bacecekesha ingorane n'izuba zo muri aya mahema turimo. yego yego yego. Imana yo mu ijuru Imana ishimwe. ishaka kudukomeza, ntabwo izihagarika imiraba, kuko imiraba ni rusange mu isi, yego ariko iziduha imbaraga zo gutegeka imiraba. Imana ishimwe. Kandi izo mbaraga zo gutegeka imiraba duhura nazo si ikindi, ni uko izifungura amaso yego yego ukarangiza ibitagaragara. Hari ubuhamya nza numva ngo mu barenganirijwe Yesu, ngo nimba ari umukobwa cyangwa umugabo, ngo bashatse kumubwira ati nukomeza kwizera uyu muntu uhaye uvuga turakujugunya, dore amenyo y'intara aragutegereje. Arababwira ngo ko ndacisha amaso mu kanwa muri ariya menyo y'intare, nareba hirya yaho nkabona ubugingo bukora. Hari abantu baza bagarukira muri ibi, kandi ari abakristo bakagarukira muri ibi bya none.
ariko Imana iduhereza amaso arangiza. Urwo ni urwego rwa kaminuza rukomeye rurangwa n'abakristo b'intwari. Yego. Imana itwifuza kugera aho hantu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu iyo usomye mu Baefeso igice cya mbere umurongo wa 15 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 19 umurongo wa 15 uravuga ngo nico gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Uwo ni Paulo wandikiraga Abiefeso aravuga ngo maze kumva ko mwizeye Yesu ndetse mukakunda n'abera bose barakishijwe kuko bizeye Yesu. 2 bagakunda abera bafite imbuto y'urukundo. Transformation yakomeje irahari ko barari imbuto z'umwuka. Mbashimira Imana urudaca kabasabira konsense. Shima Imana ko mwakijijwe. 2 transformation kwirimo. Ariko 3 ndacakomeje kubapfukamira. Sinari nava kubise kuko hari urundi rwego mugomba kugeraho. Ukizwa ni byiza, kuba mwatangiye kugenda muhinduka ni byiza, ariko hari ahandi Imana ikibashaka mu Abaefeso. Haleluya. Icyo shima nico nabaye cyo, icyo nsengera nico nifuza ko mugomba kugeraho. Haleluya. Icyo ni kizi biri ku murongo wa 17 kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu ariyo data wa twese w'icubahiro uko mwakijijwe mutangiye kugira imbuto. Icya gatatu ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Haleluya. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bwiza zaragabera. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Izo Imana iha twebwe abizeye kugira ngo kubw'imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Uyu mugabo aracyasenga kugira ngo kuko ubukristo bwubakiye ku bitagaragara Imana ihereze aba bantu aba Baefeso bakijijwe barimo bera imbuto. Transformation yatangiye ariko ikize urwijiji ku maso. Ikwikurure voile izituma abakristo bareba ariko batabona. Bamenye ibintu bigera ko kuri 3 iby'Imana itwiringiza. Ibyo ni ibintu Imana ihishe muri envelope. Abakristo batazabikanga batanyeganyega batabona indabo z'isi zuma vuba vuba umururumba w'isi ugucecekeshwa no kubufita amaso abona. Abo ni iby'Imana itwiringiza. Amen. Icya kabiri ngo tumenye n'ubwinshi bw'ubwiza cyangwa ubutunzi bw'ubwiza. Iby'Imana itwiringiza ntibi si byiza gusa bitunze ubwiza. Icya gatatu ngo tumenye n'ubwinshi bw'imbaraga. Yego. Imana yaduhaye twe ushobora kwimenya. Umuntu iyo adafite aya maso abona ibitagaragara, iyo adafite aya maso nawe wenyine ntaza yimenya. Yego. Uza wimenya akamenya icyo ari cyo n'icyo yabaye cyo si uko ukijijwe gusa, ni uko Imana ikwesa guhishurirwa. Guhishurirwa n'amaso yandi atunga abizera. Yego. Guhishurirwe ikindi gisobanuro ni ugukurwaho urwijiji ku maso y'umwuka aza kundi bitagaragara. Imana himbazwe. Usomye rero aha hantu kugira ngo uje gusoza muri iki gice urabona harimo ubumenyi bugera kuri 2. Harimo ubumenyi bufasha kandi ubumenyi ubu 2 butuma urugendo twatangiye tuzana rusoza. Buriya abashumba benshi turi hano ikizaguha icyizere ku bakristo uyoboye ubwinshi cyane cyane ubona n'impano bakoresha n'ukuntu bagira gutya ni uzumenya ngo isi yakora akora yarasobanukiwe neza impamvu akora. Niyo mpamvu buriya gukura kw'itorero cyangwa ku mukristo cyangwa itorero kwito buba mu buryo bubiri, mu mubare no mu bwiza, mu buryo bwa quantité na qualité. Umubare ni mwinshi ni sawa
ariko tugomba kumenya ngo ese aba bantu duhora duhagaze imbere baramenye, kandi ko kumenya kuzanwa no gushurirwa. Habe n'abana bawurera mu nzu, uzumenya n'abana mu bahawe n'amadame n'umugabo wawe, uzumenya ngo iki yakurikiye uyu mutagi, amaso y'umwuka yakuyeho urwijiji rwavuyeho. Uko gutunga abana bakuweho urwijiji mu buryo bw'umwuka, ugatunga umudame n'umugabo wakuweho urwijiji, nta gutera ubwoba. Aho wamujugunya hose yakandagira uzasanga ahagaze, kubera ko Imana ye tishingiye kubifatika, yizeye ibidafatika bitazari nyeganyega. Imana ishimwe. Ibitagaragara ntibiza binyeganyega. Ubumenyi rero Paulo yashatse kwerekana ahangaha ni mu buryo bubiri abwira Abaefeso. Ni ubumenyi bujyanye n'umurage dufite muri Kristo. Reka usomye mu Baheburayo nimwumva umurage. Ni igice cya mbere, ziriya ntwari zasingiriye zirabibona, kandi ruriya rutonde ntirurarangira, ntabwo ruriho point, hariho virgule. Muri iyi si abantu nabo bazabona nk'aba babonye, bakabona ibitagaragara, nuko gusa bitakongerwaho, ariko nukuri hari abandi bameze uko, kandi nta kindi kihadushira, ni ukubona ibitagaragara. Umuntu wese ubona ibitagaragara aba intwari mu bintu byose. Yego. Umurongo wa mbere, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera ni ukumenya biriya twiringira, yego, ukamenya neza ko biriho, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amena, amena. Wajya ku murongo wa kabiri, nimwumve badefinishije mbere yuko bavuga ziriya ntwari, n'abantu bamenye neza ko ibyo batareba ari iby'ukuri, kandi bamenye rwose ibyiringirwa badashidikanya, bamenya ko biriho. Ukuri. Wajya ku murongo wa kabiri bakavuga ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite ubuhamya nyakuri, bituma abantu bavuga ngo kabisa uyu ntahinduka, uyu arashikamye muri zose, nta kindi kibikomeza, n'ay'amaso abona itagaragara. Amena. Wajya ku murongo wa 13 hakavuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. None se kuko ibagiye bakageza igihe bapfa bagapfana kwizera. Yego, no ukuri. Kuko bari barabonye ibyo, kuko bari barabisingiriye ibyo bari bategereje byaraje mu bigaragara, bari batarahabwa ibyasezeranijwe. Yego. Ariko cyabafashije kugera kwihereza, ahubwo babiroraga, barabirebaga. Suko babirebaga ko byahageze, babirebeshaga amaso yo kwizera. Barabibonaga bikiri kure cyane, kandi bakabyishimira. Ukuri. Bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Bavandimwe, ibyo twiringizwa n'Imana biriho, ariko kuba biriho gusa ntibihagije, kuko Imana yirabizi. Ni uruhare rwacu ko tubirora, ko tubibona, ko tubirangira, tukabyishimira nk'ababirimo kandi tutarabigeramo. Aba bose ubutwari bwabo babatemaga amajosi, abandi bakabarenganya, intumwa n'abandi bose bakurikiye. Si ikindi nuko babonaga ibyasezeranijwe nubwo bari batarabisingira, ariko barabiroraga kuko bari bafite amaso abona ibitagaragara, kandi bagatangira kubyishimira muri ubu bugingo. Imana ishimwe. Nimba hari abantu bagira ubuzima buri compliqué buzabunanirana gusobanuka, ni umukristo. Kuko Paulo yanatare mu Bakorinto aravuga ngo umukristo umunyamwuka arondora byose, ariko we ntawamurondora. Impamvu yishima igihe abandi batishima, akatanga haleluya igihe abandi bataye bazitanga. Ubuzima bwe ntibihindurwa n'ibihe. Impamvu nuko Bibiliya ivuga ngo azareba ibitagaragara akabyishimira bikiri kure. Haleluya. Ndabwira abantu nkababwira ngo ntabwo tuvuga indimi
ngo turirimbe amakorasi turimo duteka dusonga ubugari tuzi n'igisimba kubera ko za sente zavuze sente ya mbere niba mu mutima. nokuri iyo warangije iby'Imana isezeranye ukabibona nkaho bihari ugatangira kuzishimira utarabironga ugira imyitwarire itandukanye n'abandi bantu. Imana ishimwe. ntawe uri iruhande wagukanga nta bihe bizagucecekesha kubera kw'amaso yawe ari ibi bitagaragara. Imana ishimwe. Muvandimwe ndashaka kukubaza ibihe urimo unyuramo bikomeye bizatuma ubicecekesha ni ukugira amaso areba ibitagaragara ruzuzi neza ko bifite bitahindurwa n'ibihe unyuramo. Icya kabiri Pawulo yanditse umaze kumenya ibyo wiringizwa ni ukwimenya nawe. Yego. Iyo wagize amaso y'umwuka uza wimenya. Yandikira Abakorinto ba kabiri 6:8-10 aravuga ngo dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko nyamara turi iki? Turaba ukuri. Mu bigaragara turi abantu bashobora gutera umugeri bakabatembagana. Yego. Ariko abo turi bo si uko turebwa. Hari irindi banga ribonwa n'abafite amaso abona bikagaragara. Arakomeza dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Yego. Kimwe mu bintu biza byica abantu ni ukumva ko asuzuguwe, ni ukumva ko atambuka abandi bakareba uko asa n'uko ameze. Yes, nugarukira kuri ibyo ndugu yangu bandi barakize baramusize urukusa ahubwo tutunze hari abantu bamaranira ibyubahiro n'ibindi. Imana ntivuga iyo hano bavuga ngo badutekereza ko tutamenyekana ntabwo biva ngo nyamara turazwi. Nyamara tubirangirire turi abasitari turi ba number 1. Iyo wamenye ibi udafite amaso areba bitagaragara. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Nokuri. Dusa n'abababara ariko twishima iteka. Dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi. Tituri abakene ngo zenda ngo tumuvinge ngo tuvuge ngo turatunze. Oya, twarenze ibyo gutunga ahubwo tubayeho ari twe dutungisha. Yego. Iyo bintu itagaragara Pawulo yashaka kwerekana abantu kugira ngo bamenye abaribo dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite zose. Umurage ntabwo Imana iduteganya gusa izaduha ariko yaduhinduye abantu b'agaciro ariko agaciro kishishe muri twe. Ugenda isi dutinya kandi Satani warabizi ariko ugasanga twebwe tutimenye. Amaso abona ibitagaragara bituma wimenya ariko bikamenya n'ibyo Imana idutegurira. Reka mbabaze rero ninde wamenya kuba warizeye Yesu utunze ikintu cyaguhinduye uyu? Umuntu ukora comparison ugira za kolone ebyiri ibigaragara n'ibitagaragara. Pawulo yanditse ibigaragara agasura kandi kandika ibitagaragara. Hari igihe tuzana amaso yacu agahora areba ibigaragara ugasanga twacitse intege tugasanga tugashaka gusa n'abandi no kubigana tugatakaza abo turibo. Identity yacu si bigaragara ni bitagaragara. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo wanimika nkaba umwami w'ishanga rinini. Ishanga rinini no kuyobora igihugu bikomeye nka 50 biriyibona bamwe batuyemo umuntu umwe akabiyobora. Ishanga rinini rita ariko iyo ndafite Yesu muri ngo ndi bataye icyaha cyose ntacyo zamarira. Arama ngo ari kompisemo Yesu ni iki? Aguhindura umuntu ukomeye. Iyo agamaze kugera muri wewe uhinduka ikirangirire. Uhinduka umuntu utungisha abandi nyamara kandi ugaragara muri apparence udakomeye. Ninde wamenye identite akayigurana ubusa? Umenya n'imbaraga zikomeye. Gusa rero impamvu ni iyi. Kenshi usanga abo turi bo Satani arabizi ariko si ntibimenye. Muri Yohana wa mbere 3 umurongo wa mbere kwa 2 biravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze watumye twitwa
abana b'Imana kandi niko turi. yego ni ukuri. Rwatumye twitwa abana b'Imana si uko gusa kandi niko turi. yego c'est vrai niko turi. ntabwo ariko tuzaba nuko turi muri pereza. uri umwana w'Imana, uri umuhungu w'Imana, uri umukobwa w'Imana, uri mwene nyakubahwa. yego ibyo uzubibona. none nimba umuntu yo kwitwa mwene naka muri iyi si akagenda agaramye, ni gute wakwitwa mwene Mana? amaso yawe akabona ibyo, akabona ibitagaragara, nubwo mu buryo bugaragara atariko zenda isi yabibona, ariko wowe urabizi. ukitwa mwene Mana. wakumva ufite agaciro kangana gute? wakumva baterwa ubwoba n'ibihe bihe? amaso abona ibitagaragara. yego noneho ngo kandi niko turi, nico gituma bisi batatumenya uko batayimenye. ukuri bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera tikurerekanwa. naka kantu gato, aka gato gasigaye. abo turi bo sabo tuzababo, abo tuzababo turi bo deja. usigisigaye ni ugutwikurura gutya gusa. ngo icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba ubwari. amen. ni ukuvuga ngo ibyo Imana yaduhinduye byo turi by'ubu, hasigaye gusa ikintu cyo kwerekana. Umukristo wageze muri iyi level, wakijijwe, wagiye ahinduka, akamenya ko Imana yubakira imbaraga zacu ku bitagaragara, tukagira amaso ari ibyo bitagaragara. sibyo bituma tumenya, tukamenya ibyo Imana iduteguriye, natwe tukimenya. abo nibo bahagarara bagahindura ibihe. abo nibo bahagarara ntibanyeganye. abo nibo bahagarara bakandikwa ku rutonde rw'intwari. ngiye gusoza mbabaza. igihe Yesu yari hano ku isi, yari Imana. igisubizo nuko yari Imana ijana ku ijana. icya kabiri, yari umuntu ijana ku ijana. ariko ubumana bwe bwari buhishe imbere. iyo yatambukaga, nimurebe baravuga ngo ese uwo ninde ko ari mwene Yosefu w'umubaji? n'abamureberaga mu mubiri, mu bigaragara. umunsi Pilato amushyira urubanza, yari imbere y'Imana yamurega. ariko kubera ko adafite amaso areba, aramubwira ngo mfite ubushobozi bwo kukwica no kugukiza. tekereza kubwira. ariko Yesu yaje ari uruhinja, yari afite ubuzima bwihishe kubwo dufite ubu, kugira ngo acungise. umunsi azagaruka aje gutwara itorero, azaza ari umukwe. umukwe ntagira amahane. zose biracyatwikiriye, azaduhishurira twebwe gusa. wa wundi waje ari uruhinja, ariko ntiyari uruhinja kandi uko ari ubu ngubu tumubona, tuzamubona ari umukwe, niko yari ari igihe yagendagendaga mu isi. ariko byari igihe cyari kitaragera. azatwiyereka tujyanye nk'umugeni nawe ari umukwe. ariko icya gatatu umunsi azagaruka, musomye hariya mu Byahishuwe igice cya 19, Yohana amwitegereza ari ku ifarashi y'umweru. ngo abona ku mwenda we handitse ngo umwami w'abami, umutwaro utwara. isi izatigita inyeganyega. si uko Yesu aje ubwo ngo iyo shusho yambaye ubwo yari ayifite igihe yaje kuducungura, ariko gusa yari yego ni ukuri. uri muri za faze zo kugaragara. uracyari mu gihe abo turi bo bihishe, n'ibyo Imana itwiringiza byihishe, ariko tuzagera muri faze abo turi bo bizacurwa, kandi n'ibyo Imana itwiringiza bizahishurwa. tugomba kubitunga ubu rero, kuko twebwe dufite amaso abona ibitagaragara. Imana ibagirire neza. nitubitunga tuzaba abakristo batanyeganyega, abakristo bategeka isi y'iki gihe, abakristo bamaze gukururwa n'irari ry'isi, abakristo bamaze kumera nk'abademu. mureke ducecekeshe irari ry'isi n'ibindi byose bidukurura, tubicecekesheje kumara iyo nyota, kubera ko dufite ikidukwasa n'ibitagaragara Imana itubikiye. Imana ibagirire neza, kandi n'ibikomeye birimo tunyuramo tumenye ko uwo murabuceceka iyo dufite amaso abona. Imana ibagirire neza kandi baha umugisha mu izina rya Yesu. reka nsenge nsoze. Imana urakoze ku mwanya nk'uyu duhaye,
iri jambo waduhaye ko tubasha kuganira n'abana b'Imana uragusaba kugira ngo tutaba abakristo bakijijwe gusa bizera ko baba bari wizaha kandi koko nivyo twarabibabariwe ariko duteze intambwe yo gukura tuba abantu babona bafite ubumenyi tumenye neza abo turi bo muri Kristo tumenye neza nibo twerekeza nibo tuzaba abakristo b'umwihariko abakristo bazategeka isi abakristo bazacecekesha imiraba yose twahura nayo abakristo batanyeganyega abakristo bazandikwa ku rutonde rw'indwara mahanga yose aho turi